bakunzi bacu Kumbura Ukuri TV, turabasuhuje aho muri kumpera y'isi nkuko mumerenyereye kuba turi kumwe natwe muri za ibihe byatize n'imyitozo. Kora subscribe, comment, like, share. Ariko kuki abantu benshi ba YouTube bakunda comment na subscribe, comment, like, share. Ndi mu myitozo rero, imyitozo ingeze kure, ihinda ndimo ndayikuraho. Ndasuhuza aba diaspora, abashuti banje aba diaspora, ndabasuhuza cyane abagore aba diaspora, abagore aba diaspora ndabasuhuza. Muri kumwe na Papa Bitangaza, Profete Nabii Mukuru. Abantu rero bamaze iminsi bavuga ubugambo, Papa Bitangaza no umukozi w'Imana, mbona nkaho umukozi wanjye wa muhurira ujya umfubura, niko bari kuvuga. None sindi umukozi w'Imana, ndi umukozi wande? Ndi umukozi wande? Mada, ndi umukozi wande wa papa we? Sindi umukozi w'Imana, ndi muri tize. Abagore bambwiye kuko abagore mbegibondo use rizavaho kwe. Bakunzi banje bacu Kumbura Ukuri TV, iri bondo rizavaho. Abagore bambwiye ati wowe Papa Bitangaza, genda ukure tize ziranyishe, tize ziranyishe we, tize imyitozo ziranyishe, pompage imyitozo ziranyishe, manuka. Genda ukora imyitozo. Nta mugabo kwakwitesha ushobora kubyara abana babiri. Kwebwe abagabo bacu n'umwe yarabananiye, kugira ngo antere inda y'umwana umwe byaranze. Ariko shabade abagore bambye ngo ningore imyitozo, ndabashaka kumpereza iki ituro, ndabashaka kujya umusinzi kwa systeme sicyo abagore bashaka. Kugabanya iyo nda yawe, Papa Bitangaza, gabanya iyo nda yawe. Nabitandi uyu mudamu uri mu Bufaransa wabinsabye, nayigabanyije inda, ndi kuyikura, ndi gukura inda. Kunura mudamu ari kundeba, urashaka hiki kwabyara abana babisi? Niyo mpamvu ushaka kujya ngo ngabanye inda? None se kwa systeme nicyo ushaka se? None cyo Kumbura Ukuri TV, kora subscribe, comment, like, share. Seka abagabo bamfitiye ishyara, abagabo n'abana ni Papa Toto nsa neza, ni Papa Cyangwe, abagabo bamfitiye amashyari. Abagabo bari kumva bampekenya, tubyara abana babiri, ngemwe na kamwe. Umvikane n'umugore wawe, ngiye binanye kandi mfite ibikoroto. Karazuka. Iyi myitozo rero nanjye ndimo yo kuvana inda. Mama ye ko byananiye wa, mama ni dash. Abagore barambinga byananiye. Myitozo irananiye, nakubwiza uko. Abana Kumbura ndabishobora kwero. Imyitozo akoze umwitozo. Abagore bambwiye ati gabanya inda yawe, ntabikubereye. Uri icyororo ariko ufite inda nini. Uri icyororo ariko ufite inda nini. Ubona iyo nda. Uri icyororo ariko ufite inda nini. Hari abafana banje bavuze ngo narasaze, nararangiye, kanikora imyitozo yanjye maze nkihoresha, ndangira njya he. Ntabwo narangira ngenda umusportif. Ni hatari. Abagore bantegetse ngo nkore imyitozo. Uyu mudamu uri mu Bufaransa wangize ngo ukore imyitozo.
uyu mudamu uri muri Amerika wambwiye ngo nkore umwitozo ndimo ndawukora shabade impanga nize katekera njuru umusore sha none ibiryo byaranyobotse ibigo byaranyobotse n'ubukabunga nkaba ibigo byaranyobotse kawunga zaranyobotse n'imyumbati yo guhekenya imyitozo sportif imyitozo sportif imyitozo noneho baranseka nta myitozo yanjye noneho baranseka mawe babagabo bafite amafaranga y'abakirisha badafite ibida binini bagenda muri jave biti noneho simba kirasha arabari guseka ati noneho iyi ingurubesha n'akabenza aka n'akabenze mawe tikwatewe sha mu Rwanda haje abasazi sha twatewe sha tikini iki noneho iki ngiki tikino ni icyo umanzi sha nicyo ubose kurya amafaranga yashamo bose kuba mu bose ni byiza urya amafaranga yawe sha uri mu bose sha urya amafaranga yawe ibikoroto byawe ubayeho neza kwaraza kurya amafaranga yawe uyatapfuna urya kashi zawe sha urya kashi zawe kwaraza ko urya amafaranga yawe urya amafaranga yawe sha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abona abagore bambwete ntago kwa buri iki cyoro kugitakaza reka iki cyoro ni kwagitakaza umuntu w'umugabo ukora system imwe akazana abana babiri ticyo sinakibura nakure tize gusiranira abangami ticyo sinakibura ahubwo kera yo habaga hari sekuru muri quartier ibyara abana benshi abaturage bose bayishiriragaho abaturage bose ufite ikimasa wese yazagaye ufite inyanya nyagazi wese yazagaye yabaga hari ikimasa gifite hari umuje ngo wabyaje ihene bari kumwirukanka inyuma ngo nihe yimishe urumva ko nanjye ndi umugustari ndi umukozi w'Imana subscribe comment like share uranyumva abizi ugiye gutukana akabagabo baranduka abagabo uko kimeze bamagiye kunsiga umwana imbere y'abagore babo ngo ntibankunde inongure ifite ibigambo nk'iyi ntakiri bimisha kunsiga umwana ndakubonye bikora ndakubonye umugabo yitwa Thomas agiye kunsiga umwana do singuyu agiye kunsebya ngo ngapa bitangaza we ngo yo ngo no kukumba meze yo kumburi igihehesi kibadakira ni igihehesi uzakivuna igihehesi tize bakuza Cukumbuka kuri TV aba nabagore bandigese kuri siporo umva y'uburyo bwose kaguzamuka kugira ngo ukore ibintu byiza kugira ngo unanuke naye ndi kubyubahiriza siporo imereye nabi ndi gukora siporo amanywa na nijoro kuko bambwiye ngo ndigomba kuvaho n'abagore babindi ntagara abagabo abagore bambwiye tigabanya yunda kuko ntabwo wabyara abana babiri nurangiza ngo ugumye ufite niyunda gabanya yunda badamu mwabibonye ko ndi kwigabanya inda kuko mwabintegetse mwabimbwiye kugabanya inda yatubangamira gabanya yunda tatubangamira gabanya yunda tubangamira yunda ya hamwe ndimo ndayigabanya muri siporo tize bakunzi bacu Cukumbuka kuri TV ndabizi murankunda
nutankunda n'umwanzi n'umurusi mwaye muri kumwe na Papa Bitangaza Shabade Shababi kora subscribe comment like share ibintu nk'ibyo dukomeze kwishime mu izina ry'Imana yacu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dukomeze kwishime mu izina ry'Imana yacu Allah subhanahu wa ta'ala kora subscribe